Ese iyo urebye abahanzi b'Abanyarwanda baririmba indirimbo z'urukundo ariko ugasanga nta bakunzi bagira, cyangwa ugasanga bamaze imyaka myinshi ariko barananiwe gushaka, utekereza ko biterwa n'iki? Uyu ni King James. Nubwo muri iki gihe atagisohoye indirimbo nyinshi nko mu myaka yabanje, urabyibuka uburyo kuva yatangira umuziki muri za 2006 indirimbo z'abenshi bagendaga bazifashisha nk'imitoma yo kwemeza abakunzi babo ko babakunda byuzuye. Ndetse rwose wumvise imitoma aririmba mu ndirimbo ze wakwemeza ko abakobwa yajya gutereta ngo bamukatiraho imbarwa. Gusa igitangaje, King James muri iyi myaka yose amaze nta mukunzi cyangwa umugore afite, ndetse ukabona nta n'icyo bimubwiye rwose. Si King James gusa, ahubwo iki ni ikintu gihuriweho n'abahanzi nyarwanda benshi, aho usanga indirimbo zabo zuzuyemo imitoma ndetse n'amagambo y'urukundo aryoheye amatwi. Mu by'ukuri ushatse bavuga ko abenshi mu bahanzi nyarwanda bari romantike cyane ugendeye ku magambo baririmba. Ariko se koko ibi niko bimeze? Ngiye kukwinjiza mu buzima bw'abahanzi nyarwanda 10 baririmba imitoma kurusha abandi, maze turebe koko niba ibyo baririmba no mu buzima busanzwe ariko bimeze. Aha ndakwinjiza mu buzima bw'urukundo bw'abahanzi, mubwire n'impamvu bamwe muri bo bananiwe gushaka abagore ngo bubake imiryango nk'abandi. Nk'uko bisanzwe, njye nitwa Ariko, ngaho kanda like maze twinjire mu kiganiro. Ku mwanya wa 10 turasanga Mike Kayihura. Ni umuririmbyi w'icyamamare ndetse akabazwa ubuhanga budasanzwe mu kwandika indirimbo. Yavukiye i Nairobi muri Kenya kuwa 16 z'ukwa 11 mu mwaka wa 1992, ariko nyuma yaje gukurira mu Rwanda. Uyu kandi azwiho kuririmba indirimbo zuje imitoma idasanzwe. Yamenyekanye mu ndirimbo ze nka Anytime, Zuba, My Only Baby n'izindi ziri mu njyana ya R&B. Ikindi uyu musore yihariyeho ni uko aririmba mu ndimi z'amahanga zitandukanye nk'Icyongereza, Igifaransa n'izindi. Yakunzwe bidasanzwe ndetse yigarura imitima ya benshi kubera uburyo aririmbamo, bituma benshi cyane cyane ab'igitsina gore bamukunda bidashidikanywaho. Mu bizwi kuri Mike Kayihura nta nkuru y'urukundo irimo, bivuze ko ari single. Niba ari umufiteho icyizere ukomeze ukigire rwose nta kibazo. Dukomeje ku mwanya wa 9 turahasanga uyu musore ugiye udukoryo tudasanzwe mu miririmbire ye, cyane uburyo aba yambaye ku rubyiniro no muri video z'indirimbo ze. Uyu nta wundi rero ni Kevin Kade. Ubundi ubusanzwe amazina uyu musore yiswe n'ababyeyi ni Ngabo Richard, akaba umuhanzi wabigize umwuga ndetse akaba n'umwanditsi w'indirimbo, cyane ko ari byo yize mu ishuri ryigisha umuziki rya Nyundo Arts and Music School. Kuva muri 2019 ubwo yatangiraga umuziki kugeza uyu munsi, bigaragara ko yahiriwe n'Imana afite yo kuririmba. Ibi bigaragazwa n'uburyo ibihangano bye bikurikirwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, cyane cyane kuri YouTube, ndetse n'amakorabo yakoranye n'abahanzi bakomeye hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Yaririmbye indirimbo nyinshi zitandukanye ziganjemo imitoma n'amagambo aryoheye amatwi ku buryo utarambirwa kuyumva. Urugero navuga nka Like You, My Bae n'izindi. Gusa amakuru aturuka mu nshuti ze avuga ko nta mukunzi afite. Niba warabonye amashusho yerekana uyu musore ari kumwe n'ibizungerezi mu bihe bitandukanye, birashoboka cyane ko ari agatwiko k'abahanzi ko kugira ngo bakomeze kuvugwa mu itangazamakuru, bityo bakigarura ibitekerezo by'ababakurikira. Reka dukomeze ku mwanya wa 8. Uyu we ushatse wamwita Mr. Romance cyangwa se Mr. Handsome. Ubusanzwe yitwa Kayigi Andy. Yamenyekanye cyane nka Andy bumuntu mu myuga akora itandukanye. Ni umuririmbyi mu njyana ya R&B ndetse akaba yaramenyekanye cyane mu itangazamakuru. Aha yakoraga kuri Kiss FM akorana na Sandrine Sheja ndetse na Rusine Patrick mu kiganiro cya Morning Breakfast. Andy yavutse mu mwaka wa 1994. Ni umwe mu bahanzi batwaye imitima y'igitsina gore yaba mu gihugu ndetse n'abo hanze yacyo, bitewe n'uburyo aririmba amagambo y'urukundo bigahura n'ijwi rye benshi bumva bagasesura umeze. Kenshi akunda kumvikana ahakana yivuye inyuma iby'uko yaba afite umukunzi. Muri 2021 uyu muhanzi wamamaye mu ndirimbo zirimo Valentine, You and I, Woman of My Dream n'izindi, yigeze gutangaza ko nta mukunzi afite, ndetse amaramatsika abakunzi be ko namubona azahita akora ubukwe. Gusa bavuga ko amaso yaheze mu kirere, akaba wa mugani w'Abanyarwanda ntiyababeshya. Hari amakuru avuga ko Andy bumuntu yatandukanye n'umukunzi we muri 2019. Icyo gihe yatangaje ko indirimbo ye Mine yayandikiye umukunzi we muri 2016 nubwo atigeze ahishura amazina ye. Nimba wari umuzi mutwandikire muri comment. Dukomeze ku mwanya wa 7. Aho biratandukanye kuko tuhasanga uyu mwari w'umunyarwandakazi w'uburanga burangaza abarebyi, Isaro Irabagirana Aline San. Uyu nawe ni umuhanzi ukunda kuririmba indirimbo z'urukundo, akaba icyamamare kuko afite indirimbo zifite amamiliyoni y'ama-views. None se n'icyo uzi kuri uyu mukobwa kidasanzwe? Aline Sano ni umwe mu bakobwa bahagaze neza mu muziki nyarwanda kandi badasiba gukora indirimbo nziza. None se iyi ndirimbo yaririmbanye na nyakwigendera Iva Bravan yitwa We The Best urayibuka?
Nyuma y'uko iyi ndirimbo igiye hanze haje inkuru yavugaga yuko aba bombi, ndavuga Aline Sano na nyakwigendera Eva Buravan, bari mu rukundo. Gusa ibyo byari ibihuha kuko aba bombi baje kubihakana. Kugeza ubu Aline Sano nta mukunzi tuzi afite, ubwo nawe twavuga ko ari single. Twihuse cyane ku mwanya wa 6 turahasanga Kwizera Bosco, wamamaye nka Juno Kizigenza. Uyu musore umaze igihe kinini akunzwe n'abatari bake, birashoboka ko wamumenye mu nkuru y'urukundo rwari rushyushye hagati ye na Ariel Ways. Kuva Juno yatandukana na Ways muri 2021 rero nta mukunzi uzwi afite. Gusa za nkuru z'abamotari mu minsi ishize zavugaga ko Juno yaba ari mu rukundo n'umugwizatunga Keti Bashara. Ariko se wowe iyo witegereje uyu musore umubona ute? Juno Kizigenza nyuma y'uko atandukanye n'uwaza ari umukunzi we, aherutse gutangaza ko umunsi wahariwe abakundana uzwi nka Saint Valentin wizihizwa tariki 14 Gashyantare buri mwaka ntacyo uvuze kuri we, ngo kubera ko nta mukunzi afite ariko kari kumushaka ku buryo amubonye bakomezanya. Mbere yuko dukomeza ku mwanya wa 5, ndagira ngo ufate amasegonda make urebe ko wakoze subscribe hano kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza tukugezaho umunsi ku munsi. Ku mwanya wa 5 turasanga umuhanzi Nyarwanda akaba n'umwanditsi w'indirimbo witwa Munyaneza Confiance. Uyu yamenyekanye cyane nka Confi. Indirimbo ze nka Pole Pole, Joanna, Igikwe, Dimension n'izindi zakoze ku mitima ya benshi kubera ubuhanga zikoranye, bituma amenyekana cyane ndetse yigarura imitima ya benshi. Ni umuhanzi ugezweho kubera ijwi rye rikurura benshi. Gusa nawe nubwo aririmba amagambo y'urukundo nta mukunzi uzwi afite. Ku mwanya wa 4 turasanga umwari w'ikimero n'uburanga yitwa Bwiza Emerance. Ni umukobwa w'umunyarwandakazi, akaba umwanditsi n'umuririmbyi w'indirimbo uzwi ku izina rya Bwiza. Uyu mukobwa twavuga ko atamaze igihe kinini mu muziki, ariko nanone amaze gutera intambwe igaragara cyane bitewe n'uburyo amaze kwigwizaho abafana, ndetse indirimbo ze zikaba zirebwa n'abatari bake kuri YouTube. Yamamaye cyane mu ndirimbo zirimo Exchange, Dumi, Ahazaza n'izindi. Ku bijyanye n'ubuzima bw'urukundo, Bwiza nawe ntahataniye n'abo twavuze haruguru, kuko nawe ibye ni ibanga rikomeye, ndetse rwose dushatse twavuga ko ari single. Ku mwanya wa 3 rero turahasanga Neri Ngabo. Uyu muhanzi ubarizwa mu nzu ifasha abahanzi yitwa Kina Music. Ni umwe mu bahanzi bakiri bato benshi bemeza ko azaza hawo umuziki ari heza cyane. Ni umwe mu bahanzi bakora indirimbo z'urukundo zikundwa n'abatari bake. Nyamara nyuma y'ibyo nta mukunzi yigeze yerekana mu gihe cyose amaze mu muziki. Hari abavuga ko akiri muto atakagombye kujya mu nkundo, ahubwo akwiye kubanza kwita kuri career ye. Ese ukurikije uko Neri Ngabo agaragara wakeka ko afite imyaka ingahe? Ngaho bitubwire muri comment. Ku mwanya wa 2 turahasanga umuhanzi Roskana ugezweho cyane bidasubirwaho mu ndirimbo zirimo Sesa, Fou de Toi, Mami n'izindi. Ni umwe mu bahanzi bakunzwe n'ab'igitsina gore mu Rwanda, ariko kugeza ubu amakuru yizewe ajyanye n'ubuzima bw'urukundo rwe ntaho wayasanga. Nubwo byigeze guhwihwiswa ko yari ari mu rukundo n'umukobwa wagaragaye mu mashusho y'indirimbo ye yitwa Sesa, gusa nyuma yaje kubihakana avuga ko bari inshuti gusa. Ku mwanya wa 1 turasanga undi muhanzi ukunze kwibazwaho cyane, ni uwitwa Ruhumuriza James uzwi ku izina rya King James. Uyu kandi yigarurira imitima y'abakunzi b'umuziki nyarwanda kubera ijwi rigoroye n'injyana igusha amarira ku matama ya benshi. Ni umwe mu bahanzi nyarwanda babayeho ubuzima bucecetse cyane budapfa kugera mu itangazamakuru. Nyamara nanone ni umwe mu bahanzi bavuzwe cyane mu nkundo n'abakobwa batandukanye kuva muri 2015. Hari na bamwe barenzagaho bakavuga ko yaba ari mu myiteguro y'ubukwe, nyamara bikarangira bibaye ibihuha. Kugeza ubu ntawakomeza ko King James yaba afite umukunzi, gusa bavuga ko najya mu rukundo azishimira kubishyira hanze. Uyu muhanzi wakunzwe cyane mu ndirimbo zirimo Nyuma Yawe, Igitekerezo, Ndagukunda, Ese Warikiniraga, Ride or Die n'izindi nyinshi. Ni umwe mu bahanzi bibasirwa cyane n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bamusaba gushaka umugore. Ngayo nguko rero, ni uwuhe muhanzi ubona yari akwiye kujya kuri uru rutonde tukaba tutamushyizemo? Reka tuganire muri comment. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.